Ndatangira ikiganiro ariko nanone twihanganisha abanyarwanda muri rusange, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu. Guhera tariki 7 z'ukwa kane murabizi ko u Rwanda ruba ruri mu bihe bidasanzwe byo kuzirikana, byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Murabizi abari bari icyo gihe, ababyumva mu mateka, ni ibihe byari bikomeye. Tunihanganisha ababuze ababo bose mu bihe nk'ibyo ngibyo byari bigoye cyane bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ntago muri mwenyine, turi kumwe. Ni ibihe byasize ibikomere bikomeye, ni ibihe byasize ibizazane bikomeye, ibikomere byo ku mutima, ibikomere byo ku mubiri, ndetse yewe ni bigaragarira amaso mu mibereho rusange y'abanyarwanda. Ari byinshi byangiritse, ariko icyo kwishimira tugeze kure. Igihugu cyacu cyangwa se ubuyobozi bwacu ntako butagize kugira ngo duhangane n'ibikomere, duhangane n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. N'ubuyobozi burangajwe imbere n'umutoza uzirusha intambwe, n'umubyeyi wacu, n'umusaza wacu mukuru, n'umuyobozi, n'umujyanama, ni perezida w'igihugu. Muri make abanyarwanda turamukunda kubera ko abari bariho n'abavutse nyuma yaho babona ibimenyetso bigiye bitandukanye by'uko iyo hataba ubuyobozi bwiza uko biri kose biragoye ko aho tugeze ubu ngubu twari kuba tuhageze, iyo hataba ubuyobozi bwiza cyane burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kuba lonely cyangwa se kwigunga bitandukanye no kuvuga ngo ndi njyenyine. Ushobora kuba wiyicariye ahantu uri wenyine cyangwa se uri mu nzu uri wenyine, ariko wabihisemo kuko ushaka kuba uri wenyine. Ibi bitandukanye no kwigunga, kubera ko kwigunga ushobora no kuba uri mu bantu benshi ariko wigunze, uri wenyine nyine mu bijyanye n'amarangamutima, mu bijyanye n'ibyiyumviro byawe. Akenshi abantu bashobora kuba nyine bakikijwe n'abandi bantu benshi, ariko mu by'ukuri bakumva batagaragara, bakumva nta ubasha kubumva, bakumva mu marangamutima batandukanye, bari totally disconnected emotionally. Donc mu buryo biyumva bakumva nta muntu bari hafi. Icyo nicyo gisobanuro cyo kwigunga. Ni hahandi uzumva uri wenyine, kabone nubwo haba hari abantu, kabone nubwo waba hari umuntu uri kukuvugisha cyangwa se uri kwitaho cyangwa se uri hafi yawe. Icyo gihe iyo utangiye kumva ko nta muntu hari, nta muntu kumva, nyamara bitabujije ko abo bantu bahari, ibyo ngibyo nibyo biba bisobanuye cyangwa se bishobora kukwereka ko ufite iki kimenyetso cyo kwigunga cyangwa se iki kibazo cyo kwigunga. Uraza kurebera rero hamwe ibintu bigera kuri 5 biri buze kugufasha gusobanukirwa ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu yigunge. Ese umuntu yakora iki? Ese hari aho bihuriye n'ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi? Turaza kubirebera hamwe mu ngingo zigera kuri 5, hanyuma tugende twunguka ubumenyi. Ndabibutsa ko iyo ukeneye kuvugana n'umuterapist cyangwa se inzobere mu bijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description, cyangwa se ukandika no muri comment, tuhita tubibona tukagerageza kuguhuza n'inzobere zabugenewe cyangwa se zazobereye ibijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero nguhaye ikaze uze kubana nanjye kuva iki kiganiro gitangiye kugera ikiganiro kirangiye cyangwa se gishoje, yewe no mu bindi byose ujye ubana natwe. Murakaza neza. Hello, hi Rwanda, nongeye kubasuza kandi mbahaye ikaze kuri Muhire PsychActor, ni channel yanyu, ni channel imwe rukumbi mukurikiranaho ibiganiro nk'ibi ngibi byiza cyane, n'ubundi bigaruka ku buzima bwo mu mutwe, bigaruka ku mitekerereze ya muntu. Dusangira ubumenyi hanyuma tukabaho neza, dusangira amakuru hanyuma tukamenya uburyo twiyitaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tugenda tubivuga ko ikintu cya mbere ni amakuru, niyo mpamvu natwe twiyemeje kuza tukajya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ajyanye n'uburyo twakwita ku mitekerereze yacu, imibanire yacu, imimerere yacu, ndetse muri make muri rusange ubuzima bwo mu mutwe tukamera neza.
ndi Muhire psychologist, ndagarutse cyane mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, by'umwihariko muri gahunda y'ibintu bigera kuri bitanu, mbyita ibikoresho bigera kuri bitanu bifasha buri wese, bifasha buri munyarwanda wese gusobanukirwa byinshi bishingiye ku mitekerereze ya muntu, ibibazo ducamo, ibisubizo duhura nabyo, ibituranga, imyitwarire, imitekerereze ya muntu. Ibyo byose tugenda tubiganiraho, dufata ingingo runaka, hanyuma tukayibabwira mu ngingo zigera kuri 5 kugira ngo murusheho gusobanukirwa, murusheho kubimenya. Nk'ibisanzwe ntago nabura kubibutsa gukora subscribe kugira ngo umuryango mugari wacu w'abakurikira ibi biganiro byacu wiyongere. Muri iki cyumweru cyahariwe kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, hano kuri Muhire PsychActor n'ubundi ntago tuzajya kure y'ibiganiro, n'ubundi bigaruka ku gufasha abanyarwanda muri rusange aho bagiye bari, yaba mu gihugu, mu mpande zitandukanye z'igihugu, yaba hanze y'igihugu, kugira ngo duhangane cyangwa se buri wese abashe guhangana n'amarangamutima atari meza cyangwa se n'ibikomere n'ingaruka z'ibikomere byatewe na jenoside yakorewe abatutsi. Birashoboka ko benshi bagifite ingaruka bagihura nazo zishingiye ku marangamutima, zishingiye ku mitekerereze, zishingiye ku buzima bwo mu mutwe. By'umwihariko rero tuzabategurira ibiganiro byimbitse cyane bidufasha guhangana n'ibibazo abantu bashobora guhura nabyo bitewe n'amateka mabi yasizwe cyangwa se yatewe, cyangwa se ibibazo byatewe na jenoside yakorewe abatutsi, ariko nyine ibibazo bishingiye ku mibereho, ku buzima bwo mu mutwe muri rusange. Ni muri urwo rwego rero mu kiganiro cyacu tugaruka ku bintu bigera kuri bitanu. Uno munsi tugiye kuvuga ku kintu bita the psychology of loneliness, kwigunga, ubwigunge. Ni ikimenyetso kiranga ibibazo byo mu mutwe bitandukanye, uburwayi bwo mu mutwe butandukanye, ariko nanone ni ikimenyetso gifite aho gihuriye n'ubundi n'amateka u Rwanda rwanyuzemo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho ababuza ababo haba hari ibyago, cyangwa se abari bariho kiragihe haba hari ibyago byuko bashobora guhura n'iki kibazo cyo kwigunga bitewe n'ibihe bikomeye, n'ibihe by'ibizazane, n'uburyo babuza ababo. Ubu ngubu rero ntago bikuraho ko mu mibereho yabo rusange y'iki gihe bashobora guhura n'ibizazane, bashobora guhura n'ibibazo byo kwigunga kubera iyo mpamvu. Ubundi ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya ku ngingo ijyanye n'ubwiru bwihishe inyuma yo kwigunga cyangwa se loneliness, n'ubundi nukubanza tugasobanukirwa ubundi loneliness ni iki. Ese iyo umuntu yigunze bitandukaniye no kuba uri wenyine? Ese kuba uri wenyine iteka bivuze kuba urwaye, cyangwa se ari ikimenyetso mpuruza ko ushobora kuba ufite uburwayi runaka bwo mu mutwe? Ingingo ya mbere iragira iti loneliness is not the same as being alone. Kuba lonely cyangwa se kwigunga bitandukanye no kuvuga ngo ndi njyenyine. Ushobora kuba wiyicariye ahantu uri wenyine, cyangwa se uri mu nzu uri wenyine, ariko wabihisemo kuko ushaka kuba uri wenyine. Ibi bitandukanye no kwigunga, kubera ko kwigunga ushobora no kuba uri mu bantu benshi ariko wigunze, uri wenyine nyine mu bijyanye n'amarangamutima, mu bijyanye n'ibyiyumviro byawe. Akenshi abantu bashobora kuba nyine bakikijwe n'abandi bantu benshi, ariko mu by'ukuri bakumva batagaragara, bakumva nta ubasha kubumva, bakumva mu marangamutima batandukanye, bari totally disconnected emotionally. Donc mu buryo biyumva bakumva nta muntu bari hafi. Icyo nicyo gisobanuro cyo kwigunga. Ni hahandi uzumva uri wenyine, kabone nubwo haba hari abantu, kabone nubwo waba hari umuntu uri kukuvugisha cyangwa se uri kukwitaho, cyangwa se uri hafi yawe. Icyo gihe iyo watangiye kumva ko nta muntu hari, nta muntu kumva, nyamara bitabujije ko abo bantu bahari,
ibyo ngibyo nibyo biba bisobanuye cyangwa se bishobora kukwereka ko ufite iki kimenyetso cyo kwigunga cyangwa se iki kibazo cyo kwigunga. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kumenya. Hanyuma ikintu cya kabiri cy'ingenzi ukwiye kumenya ku ngingo ijyanye cyangwa se psychology of loneliness, icyo kwigunga bivuze cyangwa se ikibitera cyangwa se nyine igisobanuro kiri buze kugufasha kumenya neza loneliness. Ikintu cya kabiri, it often comes from loss and disconnection. Isoko nyamukuru ituma umuntu yigunga ni ukubura, ni uguhomba, ni ukubura umuntu wakundaga, ni uguhomba ikintu wakundaga, ndetse ni ugutandukanywa cyangwa se gutandukana n'ikintu wari waromatanye nacyo, donc wari ufite ahantu uhuriye nacyo. Ashobora kuba umuntu wakundaga, ashobora kuba ikintu wakundaga, ashobora kuba akazi wakundaga. Iteka iyo wabuze ikintu wakundaga hari ibyago by'uko ushobora kwigunga. Kubera iki? Kubera icyo kintu. Hano akenshi abantu baba barahuye n'ihungabana, ubwo turaza n'ubundi kugaruka muri iki gihe cya commemoration, aho abantu baba bari kuzirikana babo babuze, abo bakundaga, abantu b'ingenzi mu buzima bwabo bagiye babura. Akenshi bakunze kwisanga nyine bahise bigunga kuko baba batangiye kumva ari bonyine. Ibi bihe rero byo kwibuka abacu ni na ngombwa ko tubizirikana ko bishobora kuba ukumva ufite amarangamutima yatandukanye n'ukuri kwawe, n'ibyishimo wari usanzwe ufite, no kumva unezerewe wari usanzwe ufite ukumva uri wenyine. Ni ibintu bishobora kukubaho cyane, ushobora kubyitega, ariko ku bw'amahirwe bitewe n'aho tugeze twiyubaka, ngira ngo tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bishobora kubafasha kwiyubaka, gukira ibikomere, kwakira ibyabaye. Rero ko bitarakunda cyane ko n'ubundi ubwonko iteka bufite amakuru babubitse, ashobora kubyutswa isaha ku isaha. Niyo mpamvu akenshi iyo turi muri ibi bihe byo kwibuka birashoboka ko umuntu ashobora kumva ari wenyine, ashobora kumva ari lonely, bikaba byatuma n'ubundi yumva nyine nta umureba kabone nubwo haba hari abantu. Hanyuma n'ubundi akenshi iyo bino biri kukubaho ukabona birakabije cyane, ni byiza ko wiyambaza inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, bakagufasha ukagira umuntu kumva, inshuti, umunyamuryango cyangwa se nyine iyo nzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ishobora kukumva ukagufasha mu kamera ibintu bikagenda neza. Ako gahinda, iyo ntimba cyangwa se kumva uri wenyine bikaba byagira ute, bikaba byagabanuka. Yes. So ikintu cya gatatu n'ubundi ushobora kumenya ku bintu bijyanye na loneliness cyangwa se kwigunga, the brain interprets loneliness as a threat. Mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, uburyo kwigunga bikora cyangwa se uburyo ubwonko bufata kwigunga, akenshi n'ubundi ukwigunga bifatwa nk'umwanzi w'umubiri. Iteka iyo wigunze haba hari ibyago by'uko hari ibintu bibi bishobora kukubaho, bishobora gutuma nyine bikurura uburwayi nk'ubwoba, kugira ubwoba, kugira agahinda gakabije, kumva ubabaye, kumva unaniwe mu ngingo, muri make kumva ufite intege nkeya, physically fatigue. Akenshi biba bishobora gukururwa n'uko kwigunga, kubera ko nyine ubwonko butangira gufata kwigunga nk'iki, nk'umwanzi nyine waje gutera umubiri. Akenshi rero niyo mpamvu nubona wigunze, iteka uzajya wumva hari ibindi bibazo uri kugenda ugira, ukumva ufite ubwoba utazi ahantu buri guturuka, ukumva nyine ufite agahinda utazi ahantu kari guturuka, cyangwa se ukumva umubiri wawe ugize ute, urananiwe. Ni ukubera rero kwigunga. Icyo nacyo ni ikintu cya gatatu ukwiye kumenya, kugira ngo mu gihe wigunze wumva uri wenyine, ujye umenya ko n'ibingibi bishobora kukubaho, hanyuma ushaka ubufasha. Ikintu cya kane cy'ingenzi ushobora kumenya cyangwa se gishobora kugufasha kumenya uburyo kwigunga bikoramo cyangwa se byangiza mu mubiri, cyangwa se n'uburyo bwo guhangana nabyo, it can lead to negative thought patterns. Muri make nyine nibyo n'ubundi navugaga hejuru ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko. Imitekerereze ishobora n'ubundi guhinduka mibi, guhinduka negative,
kubera iki? Kubera ko uri wenyine, iteka iyo uri wenyine, yumva uri wenyine, ni hahandi utekereza ngo nta muntu ubasha kunyumva, nta muntu uri kumbona, nta muntu nyitayeho. Muri make nyine ugatangira kumva kuri igicibwa, ugatangira kumva ko ntacyo umaze, ugatangira nyine gutekereza bya bitekerezo biri negative, bigusenya, bikomeza bikakongerera. None ikibabaje iyo ukomeza gutekereza ko mu buryo buri negative, kwa kwigunga kurushaho noneho kuba kubi cyane, kurushaho gukomera, yewe bikanakurura bya bibazo by'ubundi burwayi bushobora kuhita bugira ute bushamikaho, ugasanga ibintu bigize ute, ibintu birushijeho kumera nabi. Urumva rero ko kwigunga ni ikintu kibi cyane, ni ikintu gishobora gutuma ubuzima bugenda nabi muri rusange. Ikintu cya gatanu n'ubundi nk'uko bisanzwe tuba tureba hamwe, noneho turebera hamwe noneho byagenda bite, umuntu yakora iki kugira ngo ahangane no kwigunga. Ibyo noneho ni iyihe psychology y'uburyo umuntu yakwifashamo cyangwa se y'icyakorwa kugira ngo noneho ube wahangana no kwigunga. Ikintu cya gatanu kiravuga ngo connection and expression are key to healing. Kugaragaza amarangamutima, guhura n'abantu ni n'urufunguzo rwo gukira cyangwa se rwo kumera neza ku bintu bijyanye n'iki no kwigunga cyangwa se loneliness. Kuko nabibatangiye mbivuga, kwigunga bitandukanye no kuburi wenyine. Kuburi wenyine bishobora kuba amahitamo yawe kuko ushaka kumva nyine utuje, ariko kwigunga byo hahandi no mu bantu benshi, uri kumwe n'abantu muri gukina cyangwa se muri kuganira, muri wowe wumva amarangamutima yawe uri wenyine, waratandukanye n'abandi, muri make ibintu bitameze neza, wumva nyine ntawe ushobora kukumva. Ibyo byose rero ni ibintu bishobora kukwereka ko uri wenyine. Hanyuma rero kwihuza n'abantu, kugaragaza amarangamutima yawe muri ibi bihe by'umwihariko twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, bizakubaho wumve ufite umwaga, ufite umujinya, ufite umushiha, ufite agahinda, wumva urababaye. It's okay, ntacyo bitwaye kwiyumva gutyo. Kugaragaza amarangamutima ni urufunguzo rwo kugira ute, rwo kumera neza. Ariko iyo ayo marangamutima uri kuyiyumvamo ukabigumana muri wowe, akenshi bikuviramo kuba ushobora kurwara n'ibindi bibazo cyangwa se n'ubundi nyine burwayi bwo mu mutwe. By'umwihariko rero urufunguzo rukuru cyane ni ukongera guconnectinga. Ntuzagume wenyine, niwumva uri gukomeza kwigunga, ujye ugerageza wegera abantu muganire, ugerageze wegera abanyamuryango muganire, inshuti muganire, mu bihe bihuza abantu benshi mu bijyanye no kwibuka uhagere. Nubwo wahagera ukarira kumva ufite inimba, ntacyo bitwaye kubigaragaza, ahubwo ni inzira nziza yo kugira ute, yo gutangira kumera neza, ukumva urabohotse, kumva nta bwoba, kumva nta mpungenge. Kubera iki? Kubera ko wegereye abantu, noneho ya marangamutima agaragarira abantu. Iyo yatangiye kugaragarira abantu, muri make ubwonko butangira kwakira ko butari bwonyine, ugasanga ibintu bigize ute, birushijeho kumera neza. Nibikomera cyane, uzatwandikire cyangwa se unagane n'inzego z'ubuvuzi, kuva ku kigo nderabuzima kugera ku bitaro bikuru, ushobora kuhabona inzobere zigufasha. Bitihise ushobora kutwandikira muri comment cyangwa se kuri adresse tuba twashyize muri description, tukagufasha guhura n'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Ikiganiro cyacu Psychology for Better Life nakagaruka, twongere tubonane mu bindi biganiro. Ciao.